tukajya tureba imbere hasa nk'ahantu harimo urumuri rwinshi. Muri urwo rumuri haturukamo umugabo aza asohoka amarembo avuye mu kigo mo imbere, aza dusanganira. Uko adusanganira urumva Fande ari imbere yacu, uko aza ashaka kutwegera natwe tumwegera, wa mucyo uri kumuvaho waradukubitaga ahubwo kugira ngo turebane nawe mu maso. Mbese ukabona ntabwo bishoboka ko nawe uzitegereze yenda urebe mu kizuba gatoya, izuba riri kuva cyane, urebe mu izuba hejuru. Yes, tubaha ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza no kuryoherwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugiye tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Nk'ibisanzwe nitwa Nyawe Lamberto, Nyawe CK. Murakaza neza kuri Yana Media TV. Nabundi nyine ndi kumwe na timu yacu ngari nkuko musanzwe mubimenyereye. Ndi kumwe na Sam G. Ntara kuri kamera ameze neza, abamfasha agenda agira ishusho rimbese kugira ngo ishusho rize rimeze fresh, rimeze neza. Hanyuma ndi kumwe n'umutumirwa wacu ni ubwa mbere mumubonye kuri kamera za Yana Media TV. Tuguha ikaze. Murakoze cyane. Meze neza? Turashima Imana. Hanyuma watangira bibwira abantu. Okay, murakoze. Amazina nitwa Niyonsaba Eric. Niyonsaba Eric. Hari ikindi? Se usa naho uri umusore ariko se nibyo cyangwa kwa jeune? Nsa n'umusore bura na trita. Rwose. Nitwa Niyonsaba Eric. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore. Yego. Mfite umugore umwe. Turi kwitegura kubyara muri ibi bihe mu mezi make ari imbere. Aho naho n'ubundi buhamya. Ariko ubushyizemo ikintu cyo kubyara ari cyo bivuze buriya. Hari icyo bivuze kuri nge kuko twamaze igihe kinini dutegereje ariko ntibyakunda. Ariko noneho Imana yacu yarabikoze. Rwose yakoze imirimo ikomeye. Icyo ni igitangaza yakoze cyanejeje cyane mu buzima bwanjye. Imana ishimwe. Hanyuma abantu bamwe bakuze mu biganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro by'ubuhamya bigiye bitandukanye, wibwiriza, wigisha, ubagezaho ubuhamya. Uri umuntu ufite ubuhamya bwinshi, ariko ugendeye kugaragara n'igihagararo n'imyaka, umuntu ashobora kuvuga ngo umuntu kuki yahuye n'ibintu byinshi cyane akiri mutoya. Ni ubuhamya. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo kumenya Yesu ngo aho naho ni ubuhamya. Yesu ajya turemera ibihamya byemeza abantu ko dusenga cyangwa se byemeza abantu ko hari Yesu. Aho nanjye rero kuko namumenye nkiri muto, yandemeye ibihamya nkiri muto, yacishije mu nzira nyinshi zo kugira ngo nzamamaze inkuru nziza ya Kristo. Yego. Hanyuma rero abantu uko babizi dutangiye ikiganiro tuganira, ariko nanone mumenye ko ikiganiro twagitangiye ubu ngubu tugiye gusenga kugira ngo duhite dukomeza twinjira mu cyatumye twicara hano, mu cyatumye nawuza kugira ngo tuganize abantu. Watangira udusenga. Yego, murakoze cyane. Kadusenga Imana kuko ni naho koko abakristo tugomba gukora ibyacu tubikoreye mu mwuka. Munyemerere duce bugufi twubaha Imana yacu kugira ngo twinjire mu kanya keza k'ikiganiro. Mana Data, Imana ikomeye, Imana y'urukundo, Imana ikiranuka, Imana ishobora byose, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Uyu ni umwanya mwiza tugushimiye cyane ko wabanye natwe mu bihe byashize. Waraturinze, uturinda imbaraga z'umwijima, uturinda ibitero bya Satani, uturinda amenyo yaratwasamiye, uturinda iterabwoba rya Satani ndetse n'ingabo ze. Mwami ubana natwe mu bihe byari bikomeye.
umwanya nk'uyu nguyu rero turi imbere y'ubwoko bwawe, turagushimiye ko wongeye kutugirira icyizere kugira ngo tugire icyo tuvugira imbere y'abantu bawe mwami, imbere y'ubwoko bwawe, ari abamaze kukumenya ari n'abandi batarakumenya. Icyo bagiye kumvira ahangaha mwami Imana, tuzi neza ko ari icyubaka imitima yabo, ikigarura inama yazimiye, mu izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina rya Yesu Kristo rero ndasenze nsengera uyu mwanya tugezemo kugira ngo iki kiganiro data cye kuba icyo guhitinga, ahubwo kibe ikiganiro cy'umwuka, kibe ikiganiro kirimo imbaraga z'Imana, kibe ikiganiro kirimo gukora kw'Imana, kibe ikiganiro kirimo imbabazi zawe. Ndetse ugiteza amatwi wese agaha mwanya aya magambo tugiye kuvugira ahangaha cyangwa se ubu butumwa, abone umugisha wawe, ahinduke mu mutima we, agira icyo yumvamo mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Reka ibyo kurya by'umwuka tugiye kugabura mwami, natwe udushoboze, uduhe imbaraga zo kukuvugira, uduhe imbaraga zo kwamamaza inkuru nziza nk'uko uba wayiduhaye. Mu izina rya Yesu Kristo nkusabye nizeye, amen. Yego. Hanyuma uyu munsi Eric ufite ibyo ushaka ko tuganiriza, ushaka ko uganiza abantu, uyu munsi ni iki tugiye kuganiza abantu? Murakoze cyane. Hanyuma ikiganiro mfite uyu munsi ni ijambo ry'ubuhanuzi. Nje kuvugana nawe umukozi w'Imana cyangwa se wahamagawe ugahamagarwa n'Uwiteka Imana. Iyo tumaze kumenya Kristo tuba duhindutse ibyaremwe bishya. Iyo tumaze guhinduka ibyaremwe bishya, ijambo rivuga ngo ntago tuba tukiri ababyawe n'umubiri cyangwa se n'umugore, tuba duhindutse abana b'Imana. Aho rero twe twamaze guhinduka abana b'Imana, ndimo mvugana nawe wamaze guhinduka umwana w'Imana, yakugiriye icyizere iguhindura umukozi wayo cyangwa se igutuma mu bantu bataramenya Kristo. Ikibabaje rero cyangwa se gitangaje ni uko abantu bamaze kwibagirwa umuhamagaro wabo, bamaze kwibagirwa icyo Imana yabahamagariye. Inshingano zacu turazirengagije. Mukozi w'Imana, reka nkubwire, ntabwo Imana yagutumye gukorera amafaranga, ntabwo Imana yagutumye kurya ibitagabuwe. Imana ishaka ko ukora umurimo wayo nk'uko bikwiriye. Icyo nicyo rero kinzanye, ndaje ngo tuganire kandi twumve icyo Imana ivugana natwe. Ngaye nguko. Yego, rero n'ubundi watukomerezaho ukatuganiza. Murakoze cyane. Twinjira muri aka kanya rero, ndagira ngo nkubwire wowe uneze amatwi aya magambo tugiye kuvugira imbere ya kamera. Abantu benshi bafata ibiganiro nk'ibi bakabifata nk'ibisanzwe, bakumva ko ari ibintu nyine bamwe ngo by'ibinyoma, ibindi ngo byo kugira ngo bahitinge. Oya, iri ni ijwi ry'ubuhanuzi. Imana ishaka kuvugana n'ubuzima bwawe. Imana ishaka kukurokora kugira ngo urupfu rukomeye rutazaba ku buzima bwawe, ingaruka zibiri kukubaho none zitazagera ku buzima bwawe ndetse n'umuryango wawe. Ahubwo Imana ishaka kugukiza nk'uko yaguhaye umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo agucungure, agucunguje amaraso y'igiciro cyinshi kubw'imbabazi ze. Rero imbabazi z'Imana ziracyari ku buzima bwawe. Imana ishaka kukurokora, niyo mpamvu nagutumweho uyu munsi. Nyemerera tumanze dusome ijambo tugiye gusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Tugiye gusoma ku gice cyaho cya 6 ku murongo waho wa mbere wonyine, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo riravuze ngo, mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na So wo mu ijuru. Iri jambo nizere ko ryumvishe ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu ngo babashime cyangwa se babarebe. Imana ijya kuduhamagara cyangwa ijya kuduha umurimo wayo,
yadutoranije itwizeye. Ndimo mvugana nawe umukozi w'Imana, mushumba, pastor, evangelist, mbese muhanuzi, muririmbyi, icyo Imana yagusizemo yakugiriye icyizere gikomeye. Imana ishaka ko ukora umurimo wayo neza, cyo ni kimwe. Ishaka ko ukora udakorera ibihembo, cyo ni ikindi. Ishaka ko ukora utareba ku bantu, icyo ni ikindi. Icyo Imana ishaka ni ukuzaguha ubugingo bw'iteka cyangwa kukugororera ibihembo bikwiranye n'ibyo wakoze, kuko izi neza ko yaguhaye umurimo wayo ngo ugende ukore neza, igihe nikigera uzagororerwa. Dore rero ijambo nahawe ni ringiri, naje kwerekwa mbona turi abasirikare. Iyo tuvuze abasirikare munyumve neza, ntabwo ari abasirikare b'igihugu mu buryo bw'umwuka, nyine n'abakozi b'Imana. Igihugu kigira abasirikare, kigira ingabo, natwe turi ingabo z'Imana. Mbona turi abasirikare twambaye uniform, dufite intwaro nk'uko muzi abasirikare bagira intwaro. Byari mu gitondo saa 12, afande wacu aravuga ngo muhaguruke tugende, dore dutangiye urugendo. Uru rugendo dutangiye, mwihangane, urabasha kugerayo wese hari ibihembo ari buze guhabwa, kuko igihe mwakoreye ni kinini, igihe cyo kugororerwa kirageze. Ubwo turitegura, dufata intwaro zacu, turahaguruka, turagenda. Tugera mu muhanda mwiza wa kaburimbo, ukeye rwose, uteyeho ibiti byose by'imbuto zose ziriho. Hari imbuto tuzi, amaronji, indimu, amavoka, imineke, byose. Cyari ku gihe cyo kwera kw'imbuto, ndetse ari igihe cy'izuba ryinshi cyane. Imbuto zareze zigeraho kuribwa n'inyoni, ngo ndetse inyoni yakoraho urubuto rugahanuka rukagwa mu muhanda. N'urundi rumwe ugasanga rwaguye mu muhanda, aho inyoni yariye hakabura igice kimwe, ahandi ugasanga nuko. Ubwo urwo rwari uruhande rumwe rw'uwo muhanda twinjiyemo tugiye gukomerezamo urugendo rwacu. Urundi ruhande harimo, nabonaga hari amazu bisanzwe, amazu dukoreramo business z'ubucuruzi. Ayo mazu harimo abacuruzi, ariko ngira ikibazo gikomeye, kuko uwo muhanda ntago wagendwaga n'abantu benshi, hanyuragamo nyine umuntu ufite gahunda ugiye koko. Hanyuma abo bacuruzi rero bashoye aho ngaho, ntago bari bafite abakiriya, barahombaga cyane, agafata ibyo yaranguye bikarinda bimupfana, kugeza aho abonye ko nyine igihe cyabyo kirangiye, akabifata akabijugunya mu muhanda aho ngaho, kukabona ko nyine biri gupfa. Nuko uwo muhanda tuwugezemo rero, dusanga harimo imbuto ku ruhande rumwe zahanutse zariwe n'inyoni, urundi ruhande harimo ibicuruzwa bacuruzi bagiye bajugunya kuko byapfuye, byabuze abakiriya. Nabonaga harimo amata yapfuye amwe afunitse, mbona harimo utuntu two mu bikarita ariko imigati yapfuye yarangije grante. Ibyo byose byarimo aho ngaho, barabijugunyemo kubera ko nta bakiriya byabonye. Hanyuma tugeze muri uwo muhanda rero urimo ibyo byose, afande wari uturangaje imbere yari yadukoze parite 3 cyangwa se imirongo 3, umwe hano, undi hano, undi hano. Noneho iyo mirongo 3, buri murongo wose wari usukwaho. Icyambere cyabayeho, umurongo nari ndiho, twari turi kugenda twambaye uniform bisanzwe, dufite intwaro, mbese dufite discipline mu buryo bwose. Turi kugenda nk'abasirikare nyine bari kuri patrouille bisanzwe, nta kibazo. Undi murongo udukurikiye nawo mbona nuko bameze, bagenda bameze neza, bari smart, ariko nza kubagiraho ikibazo kimwe. Aba bantu nubwo bari bambaye uniform nk'iyacu, bafite intwaro nk'izacu, bari kugenda nkatwe kuri discipline, ariko naritegereje neza, mbona inyuma yabo, inyuma hahingutse akarizo
mwese muzi umurizo w'ingurube. Ingurube uburyo igenda akarizo kameze gutya, akarizo kari inyuma y'inifomu bambaye neza, ariko akarizo kari kugenda kwa kundi ingurube igenda, akarizo kizunguza ndetse kameze uko. Ndatangara cyane ndavuga ngo mbese umuntu agira umurizo? Ese bibaho ko umuntu wambaye inifomu agira ubusembwa bumeze gutya? Numva ndatangaye gusa birangiriraho. Nongera kwitegereza wa murongo wa gatatu. Uwo murongo bari bafite nabo nk'ubambaye nkatwe, bafite n'intwaro, ariko ikintu cyabaye kuri uwo murongo wa gatatu, shuti bene data, bari bajabiriye mu buryo bwose, bagaragaje inzara mu buryo budasanzwe. Noneho kubona umusirikare wagaragaje inzara asa nabi, yaragiye akabona za mbuto zahanutse zariwe n'inyoni. Ntawuriye ngo ahanure izeze basi ziri mu giti. We iyo yageragaho aho ngaho yariwe n'inyoni ikagwa mu muhanda, niyo yahitaga atoragura akaba arariye. Yabona bimubanye byinshi, ibindi agashyira mu uniform, mu mifuka y'uniform agapanga. Ibigati bipfuye ukabona aratoraguye. Amata yapfuye ukabona ntacyo bimubwiye, we icyo ashaka no kwirira gusa. Yibagiwe uwo ari we, yibagirwa urugendo arimo, yibagirwa abo bari kumwe. Uyu murongo wa gatatu wose mbona nuko bari kugenda bajabiriye, baryagagura, batoragura ibyo babonye bashyira mu uniform. Bitekerezaho nawe umusirikare ufashe ivoka yaboze agafata akagenda arya hazima, ahandi birababaje. Turakomeza turagenda, tuza kugera imbere, tugera kuri bariyeri. Iyo bariyeri ntabwo umuhanda wari urangiye, ahubwo igice cya mbere cy'umuhanda cyasaga nkaho kirangiye, ku buryo iyo bariyeri inyuma yayo hari undi muhanda mushyashya noneho tugiye kwinjiramo. Nanone uwo muhanda wa kabiri tugiye kujyamo kugira ngo twambuke iyo bariyeri tuwugeremo, wari umuhanda ukubuye, ufite isuku, nta mazu ahari, nta biti by'imbuto bihari, cyakora hateye ibiti by'imishishi. Ibi biti by'imishishi nabyo akahungukaga kakagwa hasi, nako bagakuragamo kuko umuhanda wari uri simati, umeze neza cyane, nta kanda n'aka kamwe karimo. Mbere yuko tuwinjiramo, afande yarahagaze kuri bariyeri mbere yuko afungura bariyeri ngo dukomeze. Aratubaza ngo igihe twagendeye ndakibona ni kirekire, ese nta bananiwe ngo mbabohore bisubirira inyuma? Ba bantu bafite uturizo bose, wa murongo wa kabiri, bahise bahanikira rimwe koko ati turarushye, igihe twagendeye ni kinini rwose, turananiwe, biragaragara, ntacyo twariye, ntacyo twafashe, turananiwe. Afande ati okay, nta bandi? Agashya kabaye, bumve neza, aba bantu ba kabiri, iyi timu ya gatatu, bamwe bagendaga baryagagura. Uw'imbere yarebanye n'uw'inyuma ye, barongorerana baravuga ngo mbese uri kwitegereza hari imbere tugiye ko nta mbuto zihari? Uri kubona ko ntacyo kurya gihari? Ese turakomeza tujya hehe kandi ibyo kurya tubisize ahangaha? Barangije ngo bose umurongo wose babivuganaho. Urumva nta nzara bafite, icyambere bariye, nta nubwo barushye, kuko urumva umuntu wagiye arya ntabwo apfa kuruha, ahubwo babonye ko imbere aho dukomeje ntacyo kurya gihari. Bajya inama yo gusubira inyuma nabo, ngo barahanika bose bati natwe turarushye. Ariko si uko barushye, nuko babonye ko imbere ari imishishi gusa. Hanyuma afande ahita avuga ngo okay, nimwikatire mwisubirire inyuma, nta kibazo ndababohoye, hanyuma abasigaye muze dukomeze urugendo. Umurongo umwe gusa mu mirongo itatu niwo wasigaye. Twambuka bariyeri rero turagenda, twinjira muri wa muhanda. Wa muhanda tugezemo, biba ngombwa ko nyine urumva tugiye turi bakeya, abandi basubiye nyuma. Noneho agashya nanone ngiye kukubwira, urumva umuhanda mushyashya tugezemo tukiri kuri bariyeri, hari twabonaga nko muri metero 200 gusa. Noneho hakaba harimo ikorosi rituma twe tudakomeza kureba ngo tumenye se imbere turagarukira he, se imbere umuhanda umeze uti. Twabonaga ikorosi gusa, tutabasha kureba imbere. Tukimara kwinjira rero muri uwo muhanda,
tugera muri rya korosi. Ikorosi tukimara kurikata, mwese ikorosi mu muhanda murarizi, benshi mutwara amamodoka, n'utayitwara agendamo, ujya ubona iyo utaragera mu ikorosi uri kurireba imbere yawe ntubasha kumenya ngo umenye ikiri imbere yawe. Cyakora iyo winjiye mu ikorosi aho ubasha kumenya ikiri imbere yawe. Natwe tukimara kugera hagati mu ikorosi, tubona imbere yacu nanone nko mu zindi metero 200 dusa nkaho tugeze none hahandi hantu hatangaje. Ati biteye ute rero? Aho hantu twahise tubona hari hateye ubwuzu bwinshi cyane, harabagirana mu buryo bukomeye. Nagenze ahantu heshi ariko nta hantu ndabona harabagirana nk'aho hantu nabonye icyo gihe. Hari ubusitani bwiza butohagiye, bumeze neza, burimo butarimo izuba ryinshi, bumeze mbese hari ahantu heza, hateyemo ibiti by'imbuto n'izo ntarabona mbese zari ziri aho ngaho. Hari imbuto utera, urubuto rukaba rugufiya, noneho rukagandara ku buryo rwera imbuto nawe ureba ukavuga ngo iki giti kirashimishije. Nibyo byari aho ngaho muri ubwo busitani. Noneho icyo kigo turi kureba imbere yacu, urumva gikikijwe n'ubusitani burimo imbuto, indabo, ibintu nk'ibyo. Ariko amarembo yinjira mu kigo imbere yari amarembo akoze nk'umukororombya. Mwese muzi umukororombya ujya uza igihe imvura igiye kugwa, ugaragaza nk'ikimenyetso cy'uko nta mvura ikiguye, ngo icyo cyabaye ikimenyetso Imana yakoresheje mu kugaragaza ko itazongera kurimbuza isi y'umwuzure nk'uko yakoresheje umwuzure mu gihe cya Nowa. Ibyo mwese abishi mujya mubisoma. Uyu mukororombya ni wari ukoze amarembo y'aho ngaho. Hanyuma uwo mukororombya uko tugenda tuhegera cyane, tukajya tureba imbere, hasa nk'ahantu harimo urumuri rwinshi. Muri urwo rumuri haturukamo umugabo, aza asohoka amarembo avuye mu kigo mo imbere, aza dusanganira. Uko adusanganira, urumva Fande ari imbere yacu, uko aza ashaka kutwegera natwe tumwegera, wa mucyo uri kumuvaho waradukubitaga, ahubwo kugira ngo turebane nawe mu maso, mbese ukabona ntabwo bishoboka ko nawe uzitegereze yenda urebe mu kizuba gatoya, izuba riri kuva cyane, urebe mu izuba hejuru, ibizakubaho amaso azahuma, ntabwo ushobora kureba ngo urebe neza. Natwe tukumva mu maso biri gukomera, biri guhinduka. Noneho Afande abonye ko byadukomeranye, uko rwa rumuri ruri kutwegera, aratubwira ngo mwe muhagaze. Turahagarara. We rero arakomeza aragenda yegerana na wa mugabo. Uwo mugabo uturutsemo aho, urumva sinagusobanurira ngo asa gute, ese yambaye gute, kuko yasaga n'urumuri. Urumuri rumuvuyemo rugatuma twe tutamureba neza ngo ube wamenya isura iki. Gusa wabonaga ko ari umugabo uri gutambuka ariko ufite urumuri rwinshi rupika mu maso. Barahagararana rero. Bahagararanye yitegereje umurongo uri imbere ye, abaza Afande wari utuyoboye ngo ko wazanye imirongo 3, wazanye abantu benshi, abandi bari hehe? Afande yaramusubije aramubwira ngo nazanye abantu benshi, ariko abo nshoboye kuhageza ni abangaba. Aba nibo bihanganiye inzara, bihanganira umuruho wo mu nzira, bihanganira ibyo twagiye tunyuramo byose, none aba nibo mpagejeje. Abandi rero bagerageje nyine uko bashoboye, ariko barananirwa. Bananiwe basubira inyuma, nuko nanjye nkomezanya n'aba ngaba. Niyo mpamvu ubona nzanye umurongo umwe kandi ari imirongo 3. Mu by'ukuri yahise abyitegereza, mbona arababaye cyane, arababara pe. Aravuga ngo gute mwagenza urugendo rungana kuriya? Ibaze guhera tubare amasaha, uhereye saa 12 za mu gitondo uri mu rugendo, ugeze saa 9 za nimugoroba. Ukiri mu rugendo ntiwigeze uruhuka, ntiwigeze ugira gute, wakomeje kugenda. Ariko hasigaye nibura iminota 30 yonyine cyangwa se 25 ngo ugere aho wari ugiye. Uravuze ngo oya, sinyishoboye kubyihanganira, ndananiwe. Urumva abo nabo bananiwe, n'ubundi dusa nkaho tugezeyo, kuko twe twarebaga ikorosi imbere yacu, kandi imbere y'ikorosi niho tugiye. Ariko abo ntibabimenya
kuko ikorosi ryatumaga umuntu atareba imbere. Basubirayo tugezeyo, yarababaye aravuga ngo gute kuko basubiye inyuma n'ukuntu bari bagerageje. Batariko nta kundi, abangaba uzanye nibagende bicare muri buriya busitani baruhuke, buri wese arye imbuto ashaka, buri wese yihitiremo izimuryohera, nta kibazo, ntawe umwishyuza, imbuto zirahari. Maze nanjye ndagiye, ndaza kugarukamo maze kuruhuka, mbajyane dore twabateguriye ahanyu, twabateguriye ibyiza hano muri ubu bwami. Bati kandi ibihembo byanyu mwese muhumure birahari, ndetse akarusho cyangwa se igikomeye, bariya basubiye inyuma nabo ibihembo byabo byari bihari, nta bandi babiteganirijwe. Rero ibyo nabyo turaza kubibagabanya, buri wese arakubirwa 3 kuko mwashoboye kwihangana mukaba mugeze hano. Ahita rira katasubirayo, ubwo twe tugiye kuruhuka, ariko ari buze kugaruka kutujyana kugira ngo tujye kugororerwa cyangwa se kwakira ibihembo byacu twakoreye. Hanyuma nihuse tukigera muri ubwo busitani rero, njyewe nahise nicara munsi y'igiti manza kuruhuka. Narababaye cyane narababaye kuko nta rubuto nariye rwaho, numvaga narebaga ubwuzu ziteye, nkumva ndanyotewe, nkumva nshaka kuryaho nibura. Ariko nyimara kwicara ngo manze nduhuke, basi urumva urugendo twari twakoze rwari runini, afande ahitaza kandi yicara iruhande rwanjye, arambwira ngo rero umugaragu wanjye, ngabo y'Imana, urumva turi ingabo, twari abasirikare, dore ikintu ngiye kukubwirira ahangaha ukitondere. Ati ndakumva. Bati dore wabonye iyi video yose uko twatangiye, uko byagenze mu nzira, byose wabyitegereje? Ndavuga ati rwose nabyitegereje afande. Ati none rero utegetswe kujya kubwira abantu ibyo wabonye hatabuzeho na kimwe. Bati rwose nabyitegereje, nabibonye. Arangije arambwira ngo aba basirikare n'iyi uniform mwambaye muri abakozi b'Imana, mwahamagawe n'Imana, muhabwa inshingano n'Imana. Wabonye ko mwari mugiye muri mu byiciro, hari abari smart, hari abandi basa nkaho ari smart ariko bafite inenge y'akarizo kari inyuma, ubona n'abandi bambaye rwose neza ariko bari kwiyandurisha ibyo kurya byo mu nzira. Ati byose wabyitegereje? Bati rwose nabibonye. Bati dore rero ngiye kukubwira kuri iriya 20 yasubiye inyuma, ugenda ubwira abantu, ubabwira icyo ngiye kukubwira, ntega amatwi nanjye. Arangije arambwira ngo uriya murongo wari ufite uturizo, cyangwa uriya muntu wari ufite akarizo, ni umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana, ahabwa inshingano n'Imana. Iyi nshingano yahawe ni iyo gukorera Imana kugira ngo azane iminyago kuri Kristo mu bwami bw'Imana, aze kumurika ibijyanye n'inshingano yahawe, umusaruro wabyo. Uriya muntu ageze hanze, aho kugira ngo akore inshingano ze nk'uko ahamagawe, aragenda yuzura ubwibone, yuzura kwiyemera. Mubonye ijambo mbasomeye rivuga ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu. Bari abantu bakora ibyiza byabo kugira ngo abantu babarebe, bari abantu bakora ibyiza byabo kugira ngo banezeze umuntu, bari abantu buzuye ubusambanyi, buzuye ubuhehesi, buzuye amagambo ameze mbese akarimi karyohereye, akarimi gakurura abantu cyane kugira ngo babakunde, bagwize inshuti nyinshi, bagwize amafaranga, bagwize. Noneho arambwira ngo kandi aba bantu umurimo bahamagariwe ntago bawukora, basa nk'abari mu murimo w'Imana ariko ntago bari gukorera Imana. Bafite impano zabo zikiza abarwayi, impano zabo zirazura bikemera,
impano zabo, basengera abadayimoni bagahunga kuko bambaye imyambaro ya gisirikare nyayo itari pirate, bafite n'intwaro nyayo, ariko ntibari guha agaciro umwambaro bambaye, ntibari guha agaciro intwaro bafite, ahubwo bo ubwabo buzuye ubwiyemezi, ubwirasi, buzuye ubwibone, mbese bwabasumbye. Arambwira ngo ugende ubwira aba bantu ngo mwatumwe gukorera Imana, mutumwa kuzana intama yazimiye, kuzana iminyago, mukanyaga Satani, mukazana kwa Yesu Kristo. Icyo nicyo Imana yaguhereye impano. Arambwira ngo harimo abapasteri, harimo abavugabutumwa, harimo abahanuzi rwose mu buryo bukomeye, harimo abafite impano zo gusenga pe kandi bigakoreka, ngo ariko ikibabaje nta ngororano n'imwe ufite mu bwami bw'Imana. Hanyuma yenda icyo nshatse kuvuga ni uko yambwiye kuri aba bantu koko pe, abambwiraho, ndetse ni wowe yantumyeho, wowe uneze amatwi, wowe uri kundeba imbere y'ikamera, ni wowe ndi kuvugana nawe, umukozi w'Imana. Ntabwo ari abo hanze batakijijwe, wowe wakijijwe ndetse ugahabwa impano z'Imana, uri kuzikoresha nabi, uri kuzayisha ibyawe, uri kuzikoresha mu buryo Imana idashaka, uri kwiyemera ukishyira hejuru. Dore ikintu Mose yazize, ngo Mose yemera imbere y'ubwoko bw'Imana, imbere y'Abisiraheli, ngo Imana iramubwira ngo genda ukubite ku rutare iyo nkoni, Abisiraheli babona amazi. Ngo akimara kumva ijwi ry'Imana, we ntiyajya ku marketing iby'Imana ikoze, ahubwo agaragaza icyubahiro cye, ko ari we ubikoze, ko ari we utegetse, ko ari we utanze amazi ako kanya, nabyo bimuviramo ingaruka. Shuti bene data, ijambo ryitwa kwishyira hejuru, gukora ibintu ngo bakurebe, gukora ibintu ngo bagushime, gukora ibintu ngo bakubahe, ibyubahiro byisha abakozi b'Imana, bigiye kutubuza ubwami bw'Imana. Arambwira ngo aba bantu bafite uturizo, aba bantu buzuye ibi byose, uyu muntu ntiyihangana ngo nuko abitse afite intwaro mu ntoki, yuzuye ubusambanyi n'ubuhehesi kandi afite intwaro, yambaye imyambaro yera, imyambaro y'ingabo zo mu ijuru, agatinyuka agasambanira no mu rusengero, agatinyuka agasambanya abakristo, agatinyuka agasambana ari umuririmbyi, ejo akajya guhagarara kuri aritari ku ruhimbi, agafata mikoro rwose agahogoza kandi yarayasambana. Uyu muhanuzi akagenda rwose agasambanya umugore w'abandi, ariko ejo mu gitondo akajya guhanura ngo mvuge uko Imana ivuze. Birababaje, byababaje Imana cyane. Reka nkubwire ngo isubireho, kuko nta ngororano n'imwe uzabona mu bwami bw'Imana ukimeze uko nguko, ukitwara uko nguko. Hanyuma ambwira ku kindi cyiciro cya wa murongo wagenda guryagagura buri kimwe cyose ubonye. Arambwira ngo aba nabo ni abakozi b'Imana bari mu ngeri zitandukanye. Naho ukureba haravanze, harimo abashumba, harimo abavugabutumwa b'umuhamagaro, harimo abaririmbyi, harimo abahanuzi mu rwego rwose. Umuntu wese wahamagawe ahabwa impano n'Imana. Uyu muntu hari ingororano yagenewe, hari ingororano mu bwami bw'Imana twabikiwe kubw'umuhamagaro twahamagawe. Ntabwo Imana yaguhereye impano ubusa, yayiguhaye kugira ngo uyikoreshe nawe izakugororere nk'uko wayikoreye. Rimwe ngo Yesu Kristo yaciye umugani, avuga ku mugani w'umukire umwe ngo wagiye hanze, ngo asiga afashe ngo itaranoza zisigira abagaragu, cyangwa se ubutunzi bwe abusigira abagaragu ngo babashe kubucunga. Ngo igihe kimwe ngo umwe amuhereze 5, undi ni 3, ngire ngo undi amuhereze 1. Ngo uwahawe 5 ngo arazifata, aravuga ati uwansigiye iyi mari ngomba kuyigenzura kugira ngo nagaruka azasange byarungutse, mbese kankore mu cyimbo cye. Akora nk'uwikorera, akora nk'uwahawe, nk'uwagiriwe icyizere, agenzuramo izindi 5 ngo zibe 10. Undi nawe ngo afata za zindi yahawe azibyazamo izindi zikuba 2. Ngo wahawe 1 aravuga ngo oya, uyu mugabo nsigiye
ubu butunzi agira umwaga, buramutse buhombye yabumbaza, buramutse bugize ngo njyewe ndabizi ko ajya asarura hatabibye, agira umwaga cyane, reka mfate ibi ansigiye cyangwa iyi tarano ampaye, ahubwo nyitabike nyihunike, naza nzayimusubize nk'uko iri. Uyu mugani Yesu yaciye cyangwa ibi Yesu yavuze ni twebwe yabwiraga, kuko hari impano twahawe. Abenshi uko wagenzuye itarano wahawe, aho ni naho uzagororerwa, niho inyungu zizava. Uko wayigenje, uko wungutse, uko wayicuruje, niho ugenda wungura Imana, ni nako nawe uzahabwa ingororano nyinshi. Rero arambwira ngo aba bantu nabo baryagagura uko babonye. Muhanuzi uhanura kugira ngo uronke cyangwa se baguhe amafaranga, reka mbivuge neza, muhanuzi uhanura kugira ngo rwose ubone indamu, ubone icyo urya uyu munsi, ntabwo icyo ngicyo ari Imana yaguhamagariye. Imana yaguhamagaye ntabwo ibuze ibyo kurya. Ijambo ry'Imana muri Matayo rivuga neza ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose mukeneye muzabyongererwa. Kuko ngo iby'isi, ab'isi nibyo bashaka amanywa n'ijoro, nibyo bitaho, kuko nta bugingo. Ariko twebweho kuko twabikiwe ubugingo, Imana ibyo kurya izi neza ko tubikwiriye, izi ko dukeneye kwambara. Muhanuzi, Imana irabizi ko ukeneye kwambara. Muvugabutumwa, pasiteri, Imana irabizi ko ukeneye kwambara, izi ko ukeneye kurya neza. Ariko dufashe iby'Imana tubihindura indamu zacu, bituma tugoreka imvugo y'Imana, bituma tugoreka ijambo ry'Imana, bituma dusomera abantu Bibiliya tuyicuritse ngo kugira ngo tubone amafaranga menshi. Icyo ntabwo ari cyo Imana yaguhamagariye. Icyo kiri kugutandukanya n'Imana yawe. Hari message nshaka kuguha. Biragoye kuba uri generali, kambivuge gutya, generali, ufite ipeti rya generali, warangiza ukiyambura uriya mwambaro cyangwa kiriya cyubahiro, ukajya kwambara umwambaro utariho ni peti na rimwe, utariho ikintu na kimwe. Ibi bintu sinzi ko umuntu ufite ubwenge buzima yabitekereza. Ese ushobora kwambikwa uriya mwambaro, ukawambikwa kuko hari yenda ikosa ryabayeho, nk'igihano n'urugero, ariko wowe ubwawe kwifata uri generali, ukikuramo inifomu ya generali, ukajya kwambara inifomu y'umusirikare wa wundi wo hasi urinda abandi. Ubikoze ndatekereza sinzi aho ubwenge intekerezo zaba zagiye. Iki kintu impamvu nyivuze ni iki: natwe twafashe agaciro twahawe n'Imana, tukagurana inda zacu, tukagurana ibidafite umumaro, tukagurana ibyo tubonesha amaso yacu aka kanya, kandi ari iby'ubusa bitanariho. Ngo mwebwe muri kugenda nabi, mukavuga Imana nabi kugira ngo babahe indamu, babahe amafaranga, ukajya kuririmba kugira ngo baguhembe, ukajya kubwiriza ngo baguhembe. Imana ntabwo ishaka ibyo, nta nubwo ari byo yaguhamagariye. Nta mafaranga yagutumye mu bwami bwayo, nta mafaranga yagutumye mu bwami bwayo, yagutumye umuntu, yagutumye intama yazimiye. Rambwira ngo abo nabo bagenda baryagagura ibyo babonye byose, bananiwe kwihangana, bari kurya ibitagabuwe. Ngo nzababwire ngo namwe nta ngororano n'imwe mufite mu bwami bw'Imana. Ngo murye cyane, murye rwose muhage, inda zuzure, ariko nta ngororano n'imwe ufite mu bwami bw'Imana. Birababaje kuba Imana yaraguteguriye, tuvuge zahabu zavamo igihugu cyose, ukagura igihugu cyose, warangiza ugafata ibyavamo igihugu cyose ukabigurana ibyo kurya by'ijoro rimwe. Aho ndatekereza ubuze ubwenge. Mushatse mwanyemerera nshuti bene data, tugakorera Imana, tugakunda ubwami bw'Imana, tukamamaza inkuru nziza za Yesu Kristo nk'uko yaduhamagaye. Ibindi byose dukeneye izabiduhera ubuntu, dore ko itaguhamagariye ubusa, iguhamagara hari n'umwanzuro yafashe ku buzima bwawe, hari icyo yakugeneye, yaguteguriye, kandi icyo ngicyo uzakibona. Nuko arambwira ngo haguruka ugende, ubwire abo bose
ubwo butumwa bwiza nkuhaye kandi uzababwiza ukuri nk'uko nakweretse, ntacyo nongeyeho, ntacyo ngabanijeho, ngaho message yawe uko iteye yakire neza kandi igutere kwitekerezaho, igutere kumenya icyo gukora, igutere kumenya aho uri kujya none. Imana iguha umugisha, ndabashimiye cyane. Mwanyemerera tugasenga Imana kubw'ubutumwa tumaze kumva. Rwose wowe wasubiye inyuma utakiri mu murongo nk'uko bikwiriye kandi uzi kubitse iby'Imana, Imana igusubize ku rufatiro. Iby'Imana yagushyizemo ikeneye kubikoresha, ikeneye ko ucuruza iby'Imana ukabigenzuramo ibindi, ukazajyana umunyago, ukazabona icyo kuvuga ku munsi wawe, ukazabona icyo kubwira Imana, ku marketinga imbere y'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ibaho umugisha. Kadusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye, ngushimiye ijambo ryawe tumaze kwakira uyu mwanya. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi, uko wadutumye mwami niko dutumitse. Nyemerera imitima yakira ijambo, amaso arebye iyi video, mwami Imana hagira ikinjira muri we, reka ntaba ari we ubyiyumvisha, ahubwo Mwuka Wera agere muri we ahindura ubuzima, mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze kugira ngo wongere utugirire ibambe mwami, uduhe kukumvira, uduhe gukora umurimo wawe nk'uko bikwiriye, tugukundishe abantu aho kukwangisha abantu. Benshi bakunda ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka. Urakoze kumvishe gusenga kwacu kandi uhagararanye natwe muri ibi bihe bimeze gutya, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, twizere ko abantu bari badukurikiye bakuyemo message zitandukanye, harimo ubutumwa bw'abantu benshi cyane. Nizere ko twakiriye message. Nanjye hari ibyo nkuyemo, hari ibyo menye, kandi dukwiriye kuba muri iyi si. Nubwo turi mu isi, dukwiye kuyibamo nk'abari mu isi, ariko nanone twera imbuto z'abakwiriye, twera imbuto zituma abandi bahinduka, abandi bakadutangira ubuhamya. Yego, hanyuma rero Eric, urakoze. Imana iguhe umugisha ndetse cyane. Hari abantu rero bari bagukurikiye, bakubonye ari ubwa mbere, ushobora kwibaza ngo ndamutse mushatse, ndamutse mukeneye, namubona gute? Hari nomero zawe watanga cyangwa ntabwo ukunda kuzitanga? Akenshi ntabwo nabikundaga, ariko noneho hari icyo namenye. Hari umuntu ushobora kugira ikibazo kuri ubuhanuzi cyangwa se no kumva hari icyo yungutse. Icyo navuga, yenda reka mbivuge neza, najyaga mbitinya ariko ubu ntago nyitinya gutanga nimero, kuko ntago mvuga ibinyoma, ntabwo mvuga n'ikigikiwe n'iyantumye. Yego. Rero nimero yanjye, wowe washaka kugira icyo dusobanuza cyangwa se ikindi kibazo wagize twaganira nta kibazo. Nimero yanjye ni 07 079 344 521 079 344 521. Iyo nimero niyo dukoresha buri munsi, no kuri WhatsApp mwaduhamagara nta kibazo tukaganira mu gihe bibaye ngombwa. Yego, hanyuma mwakoze kudukurikira, nkubwira ngo uri w'ingenzi cyane kuba warakoze subscribe hano kuri YouTube channel yacu. Njya nkunda kubabwira ngo ni byiza kwifatanya n'abakora umurimo mwiza wo kubwiriza ubutumwa, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubutumwa buzigishwa, abantu bazabwiriza, imperuka irerekwiza. Bivuze ngo tuba turi kuzuza iryo jambo, sibyo? Siko bimeze. Njya mbona abantu benshi bakunda gukora cyangwa ubundi ijambo subscribe rivuze ngo nifatanyije namwe, nyine ndi umwe namwe. Ariko njya mbona abantu benshi bakunda gukora subscribe ndetse bagakunda gukurikira channel zigisha ibintu bibi, ibintu byo kwicana, ngo ni gute umuntu yica undi, ni gute umuntu aroga undi, ugasanga yanabisacinze. Ugasanga yanakoze subscribe kugira ngo ajye byiga, ariko ugasanga nka channel nk'aha ngaha tubigisha, tuganira ijambo ry'Imana, urabikrenze. So rero utagiye kure
utagiye kure burya abantu b'iyi si cyangwa se iyi si turimo iradukurura cyane. Akenshi iby'isi bisa nk'ibiryohera, bigaragara nk'ibiryoha, ari mu maso kubireba biraryoha, ari ukubyumva uba wumva biryoha, ariko nanone ntabwo biryoha nk'ukuri, ahubwo ejo bisharira nk'indurwe. Niyo mpamvu rero abantu benshi bayoboka iby'isi, iby'Imana ntibabitindeho. Yego, hanyuma rero mwakoze kuri iki biganiro byacu, nakagaruka. Ciao ciao, hasta la vista, Imana ibarinde.